iki ko tuzagera mu ijuru umwuka wihoraho ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wera, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande, nta wundi keretse umwuka wera. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi dushaka umwuka wera. Mwene data ndagira nkubwire ngo ntabwo ushobora kuzagera mu ijuru ubaye udafite umwuka wera. Ndagira nkubwire ngo icyo ukora cyose wiyobagize ujye hirya no hino, ukeneye umwuka wera kugira ngo uzagere mu ijuru. Pawulo asura Abefeso yarabandikiye mu gice cya mbere ku murongo wa 13 arababwira ngo kandi mumaze kwizera ngo niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, ngo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Ndakubwira ngo umwuka wera ni ingwate umukristo ahabwa, kandi ndakubwira ngo iyo umuntu akuri mu ideni agusigira ingwate, kandi yagiye kukwishyura iryo deni umusubiza ingwate ye. Mu ijuru bazakubaza umwuka wera wasigiwe nk'umufasha wo kugira ngo ukiranuke. N'ubu buruzabebera ikiza, shaka umwuka wera, ushake n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubone gusenga Imana maze uzagere mu ijuru. Yesu aguhe umugisha muri iyi minsi twitegura kwiziza Pentecoste, nawe wuzure umwuka wera, Imana ikugirire neza. Amen. Ubona ko utagifite urukundo, menya yuko